tubwiza ngiye kubabwiza wari warakijijwe byanya cyane ubundi ntabwo byari bifashe nari narakijijwe ariko ibigeragezo biva mu gukizwa sinzanu biva menya ari uko umuntu aba amaze n'igihe yibera mu byayi Imana ikavuga ati reka munyuze no mu ishuri ariko reka nkubwize ukuri uzi kuba wabura n'isabune ya 200 yo gufura ono kuri umurokore none se iyo udakijijwe uyakuraho ubusanzwe avaye miga akazi nkakabona akazi se wakoraga kaye kazi ku buryo ukijijwe utaga mu kabari hapana mu kabari beko nkora design z'imyenda se design z'imyenda ibyo no bwa mbere ubimbwiye urabizi nawe bwa mbere mbikubwiye ariko nje niko kazi nkora yemera ko ufite akabari ukora akabari mu kabari ibyo by'imyenda ntabyo nzi none se gukora design z'imyenda ukijijwe ntago wabikora none ko batampibira kanzakora iyanjye isaba guhibira kana basinze nanjye sinzi ukuntu bigenda ibintu byose byaragiye birahinduka biba nabi tuvuge ko ahubwo kigaragara simbizi ntago mbivuze nabi mu bundi buryo nkurikije ukuntu uvuga ko ibintu byose byanze kuko wakijijwe ushaka kuba abantu bose muziranye ari abanywi b'inzoga gusa nibo tuziranye pe nta muntu utanywa inzoga muziranye ku buryo na business ukora ishobora gupfa kubera kutanywa inzoga unarebye n'abantu bamakaza kenshi cyase bashobora no kuba bampa amafaranga n'abantu tuba dusangira bagumenya amazi uri muzima ibuka cyageze duka gukorerayo nyine nagusizayo ari gwambwira ngo waraye uriya munsi rero waranye amazi ndarayo waraye habaye ki wambwiye ngo bakuguriye ngo n'abagore bararwana kuko urabizi ko bari bagabanya itsinda ibintu kambabwire rero bari bagabanya itsinda umugabo uzampamagara afite akajagari mu mutwe ntabwo ibyo bizavamo waba warayiragiye warataha umutwe wibaza wakura muganga gakondo kandi wizewe bakugiti dore umuganga gakondo ndetse no kubimera aratanga urubyaro ku bagore n'abagabo barubuze n'abagabo ku bakobwa bagumiwe agatanga umuti ku bagabo n'abagore bikinishije agatanga umuti ku bagabo bagera mu buriri bikanga ndetse n'abagore babuze amavangingo muganga gakondo arahana bahemukiye abandi ndetse akanagaruza ibyibwe akarusho avura amarozi y'amoko yose amategano amatamikano amahuherano ndetse n'ayandi aratanga ubutunzi ugatunganirwa ugatura aho wifuza hose avura indwara zananiranye amibe igifu telekomunani mburugu umutezi ndetse n'izindi ahumura ibibanza ndetse n'imirima byarozwe bitaba byagurishwa cyangwa ngo byere akarusho arakuvura aho waba uri hose haba mu mahanga cyangwa mu Rwanda ku bindi bisobanuro umuhamagare cyangwa umwandikire kuri telefone igendanwa kuri ikindi kuri kaza kurushaho nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifisa gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi rakanizere ko mumeze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndashimira buri wese utanga inama n'ibitekerezo muri comment nabo mugenda mugiye inama zigiye zinyuranye mwese ndabashimiye uyu munsi rero muri kureba kuri kamera Farida ni Farida turi kumwe niwe twicaranye umukozi w'Imana umuvugabutumwa uwendaga kuba umuvugabutumwa umuntu wigaga Bibiliya umuntu wigaga gusoma ijambo ry'Imana umuntu wendaga kubatizwa wigiraga umubatizo niwe twicaranye ari we Farida ariko uyu munsi ngira ngo uko muri kumubona nyine nuko nta kundi yampamagaye arambwira ati Keza ndashaka ko tuvugana hari icyo nshaka kubwira abantu nje bitewe nuko ndi kumubona yiteretse byari muri kubibona hari icyo natekereje ariko reka ndike kumutekerereza mwubahe atubwire nka Farida rwose twari tuzi nk'umukozi w'Imana atubwire uko byamugendekeye impamvu amamagaye gitaraganya mbwira yuko hari ibyo yifuza kubwira abadukurikiye hari icyo yifuza kubamenyesha Farida umeze uti meze neza urasa neza ariko urakoze wabaye umuzungu beretse intoki bakiruka none se turatangira tukwiragiza Imana uyu munsi turabigenza gute nkuko bisanzwe Imana yo ikora ibyayo igomba gukora natwe nk'abantu tugakora ibyo tugomba gukora kandi tubikora kuko ari biba yabidushoboje Farida rero wantunguye ndatekereza n'abadukurikiye wabatunguye ariko twatunguye tutazi n'impamvu ariko reka mbanze nguha umwanya mbwira impamvu wamamagaye n'impamvu wicaye hano n'impamvu witeretse Primus kandi wanywa agafanta ngewe rero Keza urabizi niwe muntu tuganira nisanzuraho sibyo kandi turi abantu bakuru pe
maze iminsi ntekereza ku bintu ndimo ndakora nkasanga atari umuhamagaro wanjye urumva ni ukuvuga ngo natekereje ndavuga uti reka ngo uhamagare duhure tubwire abanyarwanda ukuri bw'ibihe ndimo ndacamo bitanyoroheye ari nayo mpamvu ndimo ndanywa n'agapirimusi ntakabahishe nongere nsomeho inyota yari kwishe nkanyweye nari nkakumbuye niyo mpamvu yakubagaga nukuri wari umaze igihe ni ukuvuga ngo rero narebye ibintu byambayeho inshuti zanshizeho abantu banshiraho mbura akazi aho nagiriye mu barokore nindura n'ibibazo ni Farida nindura n'ibibazo ni Farida nindura n'ingorane ni Farida nta muntu nari njyamagara ngo mwaka n'igihumbi ngabe yakima kubera ko wakijijwe se gukizwa menya hari nge byarambere nk'ikigeragezo ku buzima bwanjye huyasi abandi barakizwa bikaba umugisha bikaba akazi kakaboneka Imana ikabasubiza nyine mu byifuzo basabaga ibintu byagiye biranga ibintu bisubira inyuma bisubira rudubi kandi mvuze ngo reka ngerageze iminsi 3 nsubira mu bihe nari ndimo sera ikintu cyose nashakaga muri iyo minsi 3 nari maze kukibona ibintu byasubiye ku murongo rero ntago nakomeza kubeshya abanyarwanda pe nari mbirimo neza ahubwo ikibazo cyabayeho ni iki ngiye narebye ibintu birimo birambaho ndavuga ati niba abantu iyo bakijijwe bahura n'ibigeragezo reka mbivemo mungi ibigeragezo ahubwo ngiye nigire mu by'isi nari sanzwe ndimo mu bisubizo hanyuma ubu nibwo uri mu bisubizo cyenda abantu bari bwameze neza kurusha uko wari ukishijwe uko wari umeze ubuse kutengushye mama wawe azanyica ahubwo sinzi iki hakuze ikintu tutambeshye oya Fari reka nkwibutse kuko wenda ushobora kuba warafashe uwo mwanzuro utibuka neza nkwibutse aho wavuye wibuke mama wawe urya kurwana akarara mu ishyamba iminsi ngahe wowe ubwawe urarahira uravuga ati ndakijijwe mfashe umwanzuro inzoga ndaziritse kandi koko ngiye nizeraga ko waziritse ariko kubera nyine Farida wenda ukagira akantu kakazamo ariko se amahoro waburiye mu by'isi ukajya kuyashakira nyine mu gukizwa none ukaba wongeye ugasubira inyuma bwa kabiri ukaba wongeye ukabigaruka urumva ariko ugiye kubona amahoro kurusha ayo wari uri kubona muri iyi minsi munoza umvuge ngo iki koko isi duteza ibintu tutagakwiye guhura nabyo niba ari n'ibihano by'Imana hari umuntu aba arimo aracamo rake twaraga tutuganira hari ibintu rake yavugaga ubu ntangiye kubona ko ari byo ubwo durose kuganira na rake cyagiye umusubiza imyenda nibyo rwose wamusubije imyenda ye wanamusabye imbabazi byaranarangiye wabaye umuntu mwiza ariko rakiyacishagamo akavuga ati nuhe murongo wo muri Bibiliya uzi ukavuga ngo ntawe yavuga ati ariko icyumura kizi uti ndakizi kuko nakinyweye akavuga ati nyamara ukumbuye Primus ariko numvaga nyine araya rake ariko mu by'ukuri tubwije ukuri igihe umaze warakijijwe wari waratuje wariyakiriye ivuga uti naratuje reka nicare hamwe nkorera Imana birangire cyangwa wowe wajya kunyuzamo kumva agatima karare hareshya ugasoma kuri Primus ubundi ugasoma kuri Mitsingi tubwiza ukuri n'ubundi wemeye kutubwiza ukuri ngiye kubabwiza wari warakijijwe byanya cyane ubundi ntabwo byari bifashe nari narakijijwe ariko ibigeragezo biva mu gukizwa sinzantu biva menya ari uko umuntu aba amaze n'igihe yibera mu byayi Imana ikavuga ati reka munyuze no mu ishuri ariko reka nkubwize ukuri uzi kuba wabura n'isabune ya 200 yo gufura ono kuri umurokore none se iyo udakijijwe uyakuraho ubusanzwe avaye miga akazi nkakabona akazi se wakoraga kaye kazi ku buryo ukishije utaga mu kabari hapana mu kabari beko nkora design z'imyenda se design z'imyenda ibyo n'ubwa mbere ubimbwiye urabizi nawe ubwa mbere mbikubwiye ariko nge niko kazi nkora yemera uko ufite akabari ukora akabari mu kabari ibyo by'imyenda ntabyo nzi none se gukora design z'imyenda ukishijwe ntago wabikora none ko batampibira kanzakora iyanjye bisaba kwibira kana basinze nanjye sinzi ukuntu bigenda ibintu byose byaragiye birahinduka biba nabi tuvuge ko ahubwo kigaragara simbizi ntago mbivuze nabi mu bundi buryo unkurikije ukuntu uvuga ko ibintu byose byanze kuko wakijijwe ushaka kuba abantu bose muziranye ari abanywi b'inzoga gusa nibo tuziranye pe nta muntu utanywa inzoga muziranye ku buryo na business ukora ishobora gupfa kubera kutanywa inzoga unarebye n'abantu bamakaza kenshi cyase bashobora no kuba bampa amafaranga n'abantu tuba dusangira
ubwo mudasangira akazi karapfa ubuzima bwahagarara nta kintu bamu. Ubwo rero nararebye ndavuga ati umunsi wa mbere nzafataga umwanzuro wo kuvuga ngo mfashe ku nzoga ndayinyweye, nzabyerekana abantu babwira ati dore Fani wa nyawe yagarutse, ibyo kwigira Farida abantu batazi byanze. Ubuse abantu ko bagiye kuvuga bati n'ubundi wa mugani ingesi Fanyiro yapfuye, niko ndaki yari yavuze ati nta muntu usiga ikimurimo. N'ubundi bagiye kuvuga bati yewe n'ubundi nyine wowe uri umunyamabi nta gushobotse n'ubundi. Ndabizi nyine muzantuke, mbufite uburenganzira mu nyiti biki, mbufite uburenganzira, gusa icyo nababwira neza cyo ntarirarenga. Ndi gukora icyo nabakwiye kuba nagakoze, ndi kubereka njyewe wa nyawe, kandi uwo mwahoze wenda mumba gusa ikosa ntazakora nuko nta muntu nzongera kuvuga ngo ngiye guhangana nawe, ngiye kumuhemukira. Ikintu ngiye gukora no kujya ninywera agacupa nkahora n'inshuti zanjye tugasangira, ibindi byo kuhemuka byo. Ese Fari ni nk'ikihe kintu cyagukura ku nzoga wumva utekereza ukavuga ati nyweye umuti utuma umuntu ahurwa inzoga? Umuti unyweye se bwo wazireka? Nyamara ngo habaye imiti se ituma umuntu atanga inzoga? None se urazikunda ku rwego nyine wumva ukeneye ndakubwiye ngo ngiye mbona n'ahantu hateretse icupa icyaka kikaza nta cyaka nari mfite, nicyo kibazo njye utari no kuyinywa. Nari no kuyinywa, noneho reka ngo ndatambutse kwa kundi abantu babicaye menya ari umuntu, ariko burasanga ngiye baranazinduze simbizi. Ni ukuvuga ngo ubona ikirahure umuntu ari kunywa ukamira. Iyo bigeze ku icupa ubundi nibwo mvuga ati ndapfuye kambayo. Ubuse amasengesho wadusengeraga turemera ko yari ayanyayo. Oya kiragiye yari ayanyayo. Kuba ngiye nafata umwanzuro wo kuza kubwiza abantu kuri, nkavuga ko kuba Fani w'umurokore byananiye cyangwa kuba Farida w'umurokore byananiye, ngarutse ndi wa wundi ariko ntari wa wundi nanone uri muri zangeso zose abantu banziho, ukumva ndumva nta kosa ririmo. Amasengesho ibintu byose babonye muri iriya minsi Mana nari mbirimo neza pe, ariko ikibazo ubukene iki. Rero baye nka Kayosi yarakijijwe, tugira ngo yakijijwe koko bimaze iminsi nawe bivamo aravuga ngo nawe yagize ubukene, ngo abarokore ngo urakena, ngo ibaye mu rokore ngo nta kintu ubona. Nkibaza ubu ngubu byarahindutse byibura. Uburi we uzi ko ubu murokora ukaburi we nyine nukuva abarokora ikintu nabonye cyo. Wenda abantu b'abarokore bareba bakurikirana Keza TV show mutubwire muri comment. Ikintu nabonye cyo abantu kenshi nyine babarihaye Imana cyane, barikunda bagira ikintu bise umwihezo, urumva ntago baba basabana nka babantu nyine bo mu kabari ngo muhure museke, baguhamagara kugura akabezi cyangwa ukamugurire mu nkwiyo byeri mutaye museka mwishime. Oya ni ukuvuga gusenga gusa, ibintu byose ni ugusenga, nta kuvuga ngo murahura ahantu muganire. Niba muhuriye ku rusengero mwiriwe mwaramutse shashimwe meze bite nibyo, kandi wowe ukeneye gutambuka mukicarira ahantu mugaciringa. Yawana ngiye mba nyene ahantu ntambuka n'abantu ejo muri twahuriye Nyabugogo, mwabonye ukuntu nsabana. Ejo nagiye Nyabugogo nkubitana n'abantu, dore njya mvuga ngo nifite abafana kamwe naririmbye kandi nakwiye kuri Keza. Yego babwire. Ngiye mba nikeneye abantu duhura tugasangira, abantu twarasangiye mwabonye nywe Fanta, nywere Fanta baransetsa. Ariko wewe winyweraga Fanta bamira Jerry ishabye hore nuko narwanye n'umutima, ariko twamara gutandukana nkajya kuyinywa. Akibazo biragwira. Buriya umuntu wanyweye inzoga kugira azayireke mba mbona bigoye, nta mutanyweye bisaba amasengesho menshi. Gusa nyine icyo nzi cyo ikintu kiri kuncira umutima ku rubanza kiri no kumvura no kwakirana ari bushobore kujya imbere ya mama nkavuga ati mamba baranasubiye muri bwa buzima, nasubiye ku nzoga ke. Ariko ntago mukibana none. Oya nagiye muri gato sinabikubwiye kandi mutabyibuka, twabibwiye n'abantu hari. Njewe urumva mama yari yambwiye ati ntago nzamurekura, tuzakomeza tubane mu rugo, ajye kwiga umubatizo, ajye kwiga batizwe. Nyine numvaga wowe ajye gufasha nk'umwana mutoya nyine yifuza ko nyine uhinduka mu buryo bwose. Nyose aranderera nanjye andere, ahubwo namufasha kurera abona byaye. Waramusezeye se wagiye umubwira uti mama ndagiye nsubiye mu buzima? Ntago yari bubyemere ko mubwira ko ngiye naragiye nkodesha inzu, ndangije nyijyamo afite udufaranga narakize buryo kuri fone nanjye nafite udufaranga. Ndagenda nkodesha inzu, maze kuyikodesha
ndimuka atabizi we yaraza asanga naragiye ko ntazi ngo mbahe muravugana nese ugize umusobanura basi no kuri telefone turavugana nkamubwira ko mba ndi mu kazi se bimeze bite namwatirira ahantu ndi gutya na gutya kandi mbiremera kandi mu rugo ari hirya yaho nta kintu ndamubwira nyine cyane nta kintu turaganiraho kumutengushye se kumubabaje kushenguye umutima wa mama wawe mwakabyara ngo nakoze amahano menshi ariko noneho kujya imbere ya mama byo binteye isoni nkeneye inama yawe uriya mubyeyi ukuntu yariraga ukuntu yari yatakambye abonye inama cyangwa muri comment bangira inama y'ikintu nakora guhinguka ku mubyeyi wanduye kuri yakemara karara mu ishambe iminsi 2 umunsi wa gatatu hirwa nyirukankaho nta wundi muntu biragoye ahamagara umukozi w'Imana ngo agusengere barasenga Imana irakora cyari gihari nuko nagomba ikuzimu nkazibuntu nyine nkaba umuntu muzima ahubwo ni ikibazo nanjye nzi nkoze cyase kosa rya mbere nkoze nuko umutengu mana ya sashi muri kurebute cyo nzi cyuramubabaje mana we sinzi nge nta ibyo kuvuga ngo gira inama nago buriya mama wawe ni wowe umuzi ni wowe uzi uburyo mubanye ni wowe uzi uburyo uzayimubwira ariko uburyo yari yishimye avuga ati umwana wanjye aragarutse mu buzima umwana wanjye naramubuze satani yari yaramuziritse none ndongeye ndamubonye kuri inshuro ukaburi gusuka akabyara ukiyongeza mwana ntago mbizi abantu bari baravuze bati nyamara Farida rwose yagarutse mu nzira ubugome yaraburetse ariko nta bugome mfite uko ngiye nshaka kwinywera akabyara ngasubirana inshuti zanjye ako nta bundi bugome ese izo nshuti zigufasha iki izituma nishima inshuti ya mbere ni Yesu ndabizi ibyo bintu uvuga turabyemeranya ariko inshuti zanjye turi kumwe ndishima mba numva nyine ndahanu ngomba kuba ndi none se ugikijwe nta nshuti mwari mumaze kumenyana za kandi abantu bakijwe nyine namba usiko naburaga nta ntemberera kwa kundi uva mu kazi cyangwa se waba utanakoze wumva uri bored ukavuga ati kantemberera ahantu naburaga ahantu kandi ubundi utembera uvuga ati reka njye ku kabari simbura umuntu basanga ariko ubu ngubu umuntu yamamagara ati ngo dusangire none wagira abandoze inkoko n'akabenzi ese ubona babigurara ubona babukurira izo nkoko inshuti zanjye ziba zifite ibiceri ziragura tukirira tukinywera nibwo buzima njyewe ukivuga ko wakijijwe narishimye kubera ko hari umunsi nigeze kugusanga hano wasinze umunsi wari wambaye isengeri y'intuza irasengeri naranayibuze niba naranayitaye hano niba narayitaye umenya waramba uratashye wambaye ubusa uri kwirenza amacupa y'ibirikeri imva iriya minsi wari ufite ubusinzi butabaho rero numvise umbwiye ko wakijwe ndavuga nibyo ugiye kuruhuka byibura mu gakeya ariko ubwo ugiye kunywa inzoga ubu tayari ubu ugiye kuba umusinzi ubu ugiye kujya ahantu Yesu byibura senywa mu rugero ariko ntago nywa nyinshi no se niba mwe dupire musitune sha ni inshuro nyinshi ngusanze ahantu wasinze wabwe reka ni kera no saratse kubibona tuvugishwe uratse kubibona gari kera cyane ariko nyine shimana we ubu Farida nyine byo kubatizwa wenda kandi wenda gakubatizwa nisi windira basuka batizwa kwabona kubivamo ko nje basi wenda katuvuge ko nyine inama z'abantu sibyo muri comment batubwire njewe kuza nkababeshya ngo narakijijwe ntarakijijwe si ibyanjye nikundira agapirimusi niba nanzakanywa bikabikigerageje cyangwa bikabisyasimbizi ikintu cyo ngomba gukora nuko Imana ikundira agapirimusi rero bafana bacu mudukurikira gatanu ku kandi mumba barire ndabatengushye gusa ugukunda kakugurire ugukunda kakugurire uwo ngunda kangurira ndashyira nimero se murazishyiraho shimiye ntazisiba akumva inzikana bitse we shimiye kuvuga nimero zanjye nuzisiba urazisiba kanzireke rero iryo baryitike ntago ndivuze benwaye iki nimero se si yindi sibayizi yindi se nabantu bashyashya baza kuri Keza TV iyo postinze ibintu wakoze ibiganiro n'abantu mwatanze Primus amahoro agahinda barayitangira kuyihe nimero ko mutashaka ko nyivuga yivuga wo kabyara
abantu mushaka kungira inama, abantu mushaka kungura agapirimusi, abantu mushaka ko duhura, abantu mushaka kunsura, abantu mushaka ko mbasura. ntakukunda gusura nta kazi ugira Ndakagira abantu bagusura niko kazi yidusurane tumenyane. umwanya wo kujya yirirwa asura Farida oya tumenyane, abantu mushaka ko tumenyana tugasangira. Noya n'abagore n'abakobwa n'abana. Mbere wenda avuga ati abagabo nibo bemerewe gufata nimero yanjye. Nimero mugomba kunshakaho. Ewe Keza ashaka guca intege ngo yewe Nizero kari nyikuvugire yivugura yizi sura ireba. Ni 078 38 35 610 ni ya WhatsApp. Iyo ni byari gusa Njeri nyine Shimatangiye kunyiyenzaho ujye unyumvira. Ese nikagufasha. Iyo nimero iba kuri WhatsApp. Igo no kuri Momo. Ikaba no kuri Momo. Amazina ni Farida. Irindi rikurikiraho murazaribona ko nirirere ndivuza abantu mwatamuseka. Utanze nimero n'amazina baruyeho. Muzandike nose nange nimese mvuga izina muzamenya musevinga yiki. Nitwa Farida. Ninde ugiye gusevinga? Mukora ari saved. Nimuzamagaye mumbaza ngo nitwa nde. Kandi ke ubiburyo bifata nk'imikino. Kuyarya wenyine sai na fandurangurira. Atanze nimero, yamamaje nimero. Abantu baramuremera. Ntavuga ati ntakeza basikamugure n'agafara. Utangiye kurekara imbere ya kamera barandemera se reka nkubaze. Reka da. Turekera. Ni Farida. Amazina ibaruyeho irindi ngo ni metero 2 nirirere cyane ngarivuze bagira. Dore singwe n'udupirimusi tubiri ibintu byose bikata bayesha shimwe. Ikinda ryoshye byeri ufite ugiye kunywa byeri ukabura umuntu muzisangira ubwo abatayari. Bakabankiza no kwisoko. Baramamaje. Hanyuma Fari ni ikihe kintu wavuze ko utarangwa utarasura muri inzoga cy'umurokore hari byinshi wahomba. Ni ikihe kintu wabona guhomba uvuga uti muri ya minsi yomba nkiri muri buno buzima nari kubona naraguze iki cyangwa nari kubona narabonye. Oya nta kintu nicuza kubera ko Imana yari inkuye byari bikwiye nuko umutima wanje na ya kamera umuntu agendana ari yinaniye. Naho ubundi nta kintu navuga jewe nahombye. Gusa icyo nanangiye gomba n'inshuti zanjye mwabantu mwe namwe mu nyumve nimunanuka mugira naho mugarukira. No kuvuga ngo aho guhomba inshuti wabivamo. Inshuti ari kugura inshuti kucyo abanye inshuti iragora. Inshuti ntago ari ikintu cyo kwitiranya. Terwa n'ubushuti mufitanye. Ngiye inshuti zanjye tuba tubanye neza zindi ku mutima ari nkura mutima. Mana ariko urabiswa ndi n'umukozi ku kazi rwose akonkora abagashaka muzampamagare umuntu uzampamaga kuri nimero akambura azafatira nimero ibiri munsi ya Keza amubaze nimero wampamagara kuko ira nimero ntakunda kubiriho kuri WhatsApp ntago wayiburaho abantu bazakumbaze sibyose nakazi mfite nasubiye ku nzoga mbona akazi nyine wese ugize akakabiri byako ako nashaka rimwe kuzasangira na Rakibyeri nta kuntu wazamuntumirira sha cyanye cyo kiragihungu siko kitabyemera wasubiye kuri byari koko si byashakaga se nizira ko umugaruke ko byarangiye mwarangiza Sharega buri yarako usibye ko nyine ari ibyanga buracyarake ndacyemera n'icyana cyiza amubwire rero nuko akinuka nabundi n'icyana cyiza kunywa inzoga wazinywa ngisambwe inama nge nakugira ushobora kunywa inzoga ariko kujya mu bagabo kabigabanya asaba none nawe rero utangiye kuvanga dosiye mwabagabo mwirata munyikundira mwebwe munyikundira mwebwe muri bufate nimero mukazamamagara tukikundanira njyewe nikundira abagabo ariko ntagomba kunda ngo dusambane cyangwa dukora ibindi bintu bitemewe ubakunda ngo mukora iki twisangirire twenjoyinge ndamugafite ukanya kuza kwicara ngo mugasanga uni wowe wenyine mwasangira nta bandi basangira nyine nabandi bazabona basangira simbabujije ariko hatamufatani batamutambitsemo rero niko kabi akahe twisangirire nimumara gusangira twenjoyinge nimumara gusangira nyine
ariko namwe ratamuri bakuru nicyo mbemerera ntago ngomba mwumva vuba ubwo rero abagabo ugiye kongera usenya ingo z'abandi none nduru zongere zivuga ariko nta kundi n'ubundi wa mugani wawe nta utwara umuntu atwara uwagiye ntihakagira umuntu ubabesha ngo yasenye urugo rw'umuntu ahasenyuka urwasenyutse ko ni ukuri ibyo uvuga nibyo nta utwara n'ubundi umuntu atwara uwagiye gusa nyine njyewe ikintu nashimira abantu mukurikirana Keza TV show mundi ku mutima kandi nubwo wenda muntu ukamuha muri kugira ngo nsubize amaso inyuma ndebe sinjya mbarakarira ariko ikindi kintu nababwira cyo nago ndi umwana mubi pe bake tumaze guhura muzi ko mwakuye hano nimero sindi umwana mwiza umwana mwiza nubwo bamwe bijijisha bakanuka nkabibona ariko ndi umwana mwiza barabizi ariko ikintu none nagusaba Keza rero ahantu nagiye ejo bundi wagira babonye nka Melody cyangwa babonye nka Knowless haragenda bakamera nk'inozi abandi baravuga ngo uryoshya byeri urumva ubwo ndavuga nambwe ni nta gakimwe inzoga yarakijijwe arambwe atereka reka ntago urareka icupa ndakubwiye ngo nasindiyeyo abantu banga ko naha bamenaho amazi nkano koza anniversaire wasinze nari na muzima barantosa bagumenya amazi uri muzima ibuka cyagiye duheruka gukorerayo nyine nagusizeyo ari gwambwira ngo waraye uriya munsi rero baranyamaho amazi ndarayo waraye habaye iki wambwiye ngo bakuguriye ngo n'abagore bararwana kuko urabizi ko bari bagabanya itsinda ibintu kambabwire rero bari bagabanya itsinda umugabo uzampamagara afite akajagari mu mutwe ntabwo ibyo bizavamo urumva hari abagabo ratamureke tubabukunda byari bimeze kwa twagiye ahantu bagabanya itsinda abantu bari benshi ko tugiye kuvuga ukuri tuvuga ibinyoma ntabwo navuze rinye yakubwiye ati bagiye kungura byeri bagiye kugura byeri ubwo bigeze bavuga nka saa 2 bavuganye ryari yagukeye cyane mugoro nakwamaga ngiye nka saa 7 saa 8 gutyo mbyutse gakeye nanatashye mbese warayeyo gutyo unarayeyo ngo banguriye byeri ngo abantu bararwanye umugore n'umugabo barwanye bapfa wowe umwe bararwanye bamenaho amazi n'ubimyendangira cyari mutajya ngo wenda ibintu tuba tubabwira ntago ari ibyanyabyo reka mamagare nshira no kuri Speaker mwumve Speaker nisindiye Speaker nuko kwimasha imyendangira yagumye nubwo bajya bayima bambya ngo nzasubireyo kandi ndamutse ngiyeyo ntago bayi bamenye amazi badashaka cyoza kambabwiza ukuri kuza muri iyi mihanda kumbe sitari ari ibibazo ariko niyo abantu bakuza ari bakeya iyo uzwo bagushagaruka kugira ngo uri umwana yewe arambwiye ngo waraye urabizi ukuntu agusubije avuga ni fari wararanye n'abagabo banga yemeze no ko wararanye n'abagabo yeso shana nararanye na Betty nura mukobwa wundi twaraye ku buriri turi abakobwa batatu nta mugabo mwararanye buri ngumve ko nabuze n'imyenda nambara nkambara ya myenda wa mucoma waho niba umuzi ukuntu ari munini niwe wanije imyenda nayo natashye nambaye ikintu banije ni ikoti Betty meza bite Shumva se sha wanywereje iyo myenda ufite abakiriya benshi sawa ntari ndaza guhamagara